yaririmbye shaka ko dutekerezaho gatoya tugasenga tukinjira mu mwanya wo gutanga amaturo y'ishimwe.
bavuze ijambo rivuga ngo twari babi. Yenda wowe wari mwiza ntago mbizi, ariko twari babi. Ntago imiryango tuvukamo, kavukire zacu, ntago zatwemereraga kuba twahagarara imbere y'abantu tukavuga Imana. Twari babi, ariko Imana yirengagije ububi bwacu, yirengagiza gukiranirwa kwacu, iraza iratwikira, itwikiraho imbabazi, iratubabarira. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, twari babi. Nimuhaguruke, tekereza icyo Imana yaguciye. Wowe yaguciye iki? Ariko kubw'imbabazi zayo, imbabazi z'Imana zatashye iwacu. Twari babi, nta muntu wari kutugirira imbabazi, nta muntu wari kutugirira ubuntu, nta muntu wari kudukiza, nta muntu wari kudukarabya ngo duke, nta muntu wari kutwambika ngo tuberwe. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, iratubabarira, iratweza, iradutunganya, irangije iduha amahoro yo mu mutima, amahoro atagurwa amafaranga, amahoro irayaduha. Twari babi. Haleluya. Ibuka uko wari umeze, ubishimira Imana. Menyekaho imiryango, dushimira Imana ko yatugiriye neza, itabiciye ku gukiranuka cyangwa se ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Twari babi, twari babi, twari babi. Reka dushimire Imana imbabazi zayo. Sabe Jean atambuke azahangaha, azamura isengesho ryo gushimira Imana ko yahinduye amateka yacu. Nawe uzamura isengesho ryo gushimira Imana ukomeze. Arasabira umugisha buri wese uri bukore no mu butunzi bw'atanga ituro ry'ishimwe bitewe n'uko Imana yabigenje. Kadusenga Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye umwuka avuga ngo twari babi, tudafite Imana rurema, tubanje gukomera Imana amashyi, twibutsa aho Yesu yadukuye. Twebwe abari abanyamahanga, twebwe abari mu magana menshi y'abanyabyaha, yadukuruje umurunga w'urukundo, iducunguza amaraso y'umwana wayo w'ikinege, itwigiza hafi, tubabaragwa hamwe na Kristo, tubipfura muri bene data benshi. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana tuyiramburiye amaboko, tuyihaye icyubahiro, ababyeyi bayihaye impundu, abagabo bayivugirije amashyi, kuko natwe Abanyarwanda twari babi, tudafite Imana rurema, ariko twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Tugushimiye ubuntu watugiriye abandi batagiriwe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ubwoko bwawe bugiye kurambura ibiganza mu gutura amaturo yo kugushima. Umuntu wese ahabwa umugisha nawe, udafite iryo turo ryishimwe agutura umutima ushimira wamukuye mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Mana ndagushima ku mirimo unkorera. Mana ndagushima ku mirimo unkorera. Ndagushima ku mirimo unkorera. Mana ndagushima ku mirimo unkorera. Uradinda amanywa n'ijoro
guhiki unezerwa urandinda amanywa nijoro guhiki unezerwe ubuzima bwanje bumenywa nawe niyo naba sinziriye ubuzima bwanjye bumenywa nawe niyo naba sinziriye ubuzima bwacu ni wowe ubumenya niyo twaba dusinziriye ubuzima bwanjye bumenywa nawe niyo naba sinziriye urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa isi yose amavi yose apfuka indimi zose zature yuko nta wundi wagereranywa nawe urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa isi yose amavi yose apfuka indimi zose zature yuko nta wundi wagereranywa nawe urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa isi yose amavi yose apfukame indimi zose zature yuko nta wundi wagereranywa nawe imfubyi n'abapfakazi ubaremera ubuzima mana n'abatagira shinge na rugero bose bariho kubwawe abandi bararemeye ubuzima dufatikanya turime imfubyi n'abapfakazi ubaremera ubuzima mana n'abatagira shinge na rugero bose bariho kubwawe n'abatagira aho kuba n'abatagira shinge na rugero bose bariho kubwawe n'abatagira aho bakura umushahara wa buri kwezi bose bariho kubwawe n'abandi batagira bizinesi zikomeye bose bariho kubwawe na bamwe bibagora kubona mituweli bose bariho kubwawe urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa isi yose amavi yose apfukame indimi zose zature yuko nta wundi twagereranywa nawe urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa urakwiye gushimwa isi yose amavi yose apfukame indimi zose zature yuko nta wundi twagereranywa nawe Imana ishimwe mu isi no mu ijuru ishimwe n'ibifite imibiri byose nitujya dushima Imana mujye muhaguruka Imana yaba yaduhaye imbaraga nta mpamvu zo gushima Imana twica twari turimo turavuga ngo amavi yose apfukame haleluya twari turimo turavuga ngo Mana urakwiriye gushimwa dukwiriye gushima Imana dukwiriye gushima Imana amavi yose abagomba gupfukama kuko Imana kuyishimira birakwiriye ubariwe umwuka uhumeka ku isaha ntiwabona icyo wishyura Imana irakwiriye gushimwa ubaze impanuka utagwamo ni nyinshi ariko uzi kurwara bakakuburamo indwara kandi warembye kwa muganga bakagusezerera Imana irakwiriye gushimwa
bakakuburamo indwara bakavuga ngo ntayo tubona taha, ariko Imana ikwiye gushimwa ikagukiza, ukaryama ugakanguka ukagenda bikemera. Hari abandi baryama ari bazima. Twabivuze mu materaniro yabanje muri ibi biza byabaye, umuryango w'abantu 5, umugore n'abana n'umugabo bararyamye nk'uko bisanzwe iteka turyama. Noneho baryamye ntago babyutse. Ibi biza byatwaye umugabo, bitwara umugore, bitwara n'abana 3 birarangira. Imana irakwiriye gushimwa, irakwiriye tuyihereze icyubahiro. Turambura ibiganza tuyihereze icyubahiro, irakwiriye. Ibi biza turashimira Imana ko yahagaritse iyi mvura, kandi dukomeze dusengere n'abacu byagizeho ingaruka. Ubu imvura yagwa nihite nk'iyo ku bwa Noha, ariko nk'iyo ku bwa Nowa, ariko Imana igitegeka imvura igahagarara, igategeka izuba rikava. Imana irakwiriye gushimwa, irakwiriye. Uriya musore David nahaguruka tere haleluya. Uriya musore uriya David haguruka. Uriya ndeba hariya, wowe ureba inyuma. Haleluya. Imana ishimwe, yicarire. Amaze imisi arwaye. Mwaheruka kumubona? Uyu David uriya muhungu nuriya murabona badasa. Uriya nahaguruke nuriya haguruke, murabona badasa. Ngwino mwicarane hariya, ngwino tambuka uze bamushakira umwanya ze bicarane. Barasa. Ngiye nabonye uriya ngira ngo uriya muhungu yararwaye cyane muri no misi, n'umutekinisiye wacu ahangaha imisi yose, ariko yararwaye araremba cyane ku buryo ngubu byari birangiye rwose. Ngaho murebe ko badasa. Nimuhagurukane mwembi, mwabibonye ko wagira ngo ni impanga. Amen. Reka duhaguruke rero dusenge Imana, twinjire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ibi ngibi nawe hari ibindi utekereza, hari ibindi bikuzamo, nuko twese tutafata mikoro ngo tuvuga, ariko birahari, birakwiriye ko twashima Imana. Reka sabe Christine atambuke aze asengere umwigisha, twumve ijambo ry'Imana. Oh haleluya, turagushimye Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye uyu munsi mwiza waturemeye ngo tuwishimiremo. Tugushimiye ibi bihe byiza turimo mu nzu yawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu mwanya tugezemo dusengeye umwigisha w'ijambo ryawe, ntaba ari Uwiteka. Turamusengeye kugira ngo avuga abwirijwe nawe, Mwuka wera abe kuri we. Mwami Imana ishobora byose, kandi tegeke muri uyu mwanya, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, amen. Ku bashyitsi, nitwa Rafiki Marie Claire, nsengera hano, ndi umukristo hano. Imana ishimwe duhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuwuganiremo amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Shimiye abayobozi b'itorero babonye ko najye nkwiye guhagarara aha ngaha tukaganira amagambo y'Imana. Imana ibaha imigisha. Imana nayo yemeye ko mpagarara hano. Dusanzwe tuhagarara ubusanzwe yenda mu kuyobora n'ibindi, tugahagarara n'ahandi tukabwiriza, ariko ku cyumweru n'ubwa mbere mpagaze imbere y'iteraniro aha ngaha ndibwirizamo. Imana ishimwe rero ko yabyemeye uyu munsi. Ku mpamvu z'igihe tutari buze gukoresha umwanya munini, ndagira ngo twihute dusome amagambo y'Imana, igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 19.
cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 19. Shaka ko tudakoresha igihe kinini, mwanya wacu tugukoreshe neza nk'ukuri. Icyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi, aramubwira ati nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe, ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza w'intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati ngusabye Dawidi ngo ajya nkorera nk'uko antonnyeho, kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana aganga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira umwuka mubi akamuvaho. Twongere dusome Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 murongo wa 7. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Tugende Zaburi 125, amagambo twese tumenyereye. Zaburi 125 some twihuse. Yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. N'ayo magambo atari benshi cyane tugiye kuganira, umwanya Imana iduhaye kuganiriramo. Mu bumbe Bibiliya mwubura amaso turebane, numva nta soni mfite turamutse turebanye. Dushimiye Imana, abaririmbyi baririmbye cya worship team baririmbye indirimbo cyangwa se chorus ivuga ngo birakwiriye kugira gute gushima. Birakwiriye gushima. Intego y'amagambo tugiye kuganira avuga ngo umugambi w'Imana ni mugari. Amen. Umugambi w'Imana ni mugari. Hari ibintu byinshi nk'uko pastor abivuga byatumye dushima uyu munsi, byagateye umuntu wese guhaguruka agashima. Ariko ku mpamvu z'uko tutahaguruka twese ngo dufate mikoro, umuntu abitekereza ukwe no mu ruhande rwa buri muntu wese agatekereza, kavuga ngo nkwiriye gushima. Kandi ntabwo dukwiriye gushima kuko babivuze, ahubwo dukwiriye gushima kuko ari ngombwa. Dukwiriye gushima iminsi yose kuko ari ngombwa. Ibihe bishobora kutubana ibihe bikomeye, bikakubana ibihe biteye ubwoba, ku buryo wumva nta n'amashimwe wabona bitewe n'igihe uhagazemo, ariko birakwiriye gushima. Twari gusoma amagambo menshi tugatambuka tukaza kujya no mu bacamanza, ariko turabivuga byose twihuse kandi umwanya mutoya. Uyu mukozi w'Imana nshaka ko tuvugaho umwanya utari munini, yitwa Dawidi. Niwe twumvishije amateka yo tutari buze gusubiramo cyane. Uburyo yatoranyijwe ntabwo twabyinjiramo ngo tubirebe, ahubwo turaza kureba kira gice cya 19. Ahangaha ahamagawe ngo ajye kwa Sawuli, ahamagawe nyamara ari umwami. Ari umwami utazwi n'undi mwami, ntabwo amuzi. Sawuli ntamuzi ko ari umwami, ariko ahamagawe nk'umwami utazwi n'undi mwami. Yemeye kwitaba, aragenda. Ubwo akuwe mu ishyamba ntazi ikimujyanye ibwami, ariko najya nkubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'ubuzima bwanjye ni mugari.
atoranyijwe atyo ku mpamvu yihe. Imana iteje ikibazo ibwami kwa Sawuli. Sawuli afashwe n'uburwayi, nihute, ararwaye, kandi uburwayi arwaye ni umwami ukomeye, wagombye no kujya mu bihugu byose ayoboye akivuza. Biranashoboka ko yanagiyeyo indwara nkuko pasiteri yabivugaga, umuntu ashobora kwivuza arwaye ariko indwara bakayibura. Uzi ikintu kibabaza kigatera agahinda nicyo kintu kibabaza kuruta ibindi. Uzi ko hari igihe uvuga uti basi bambabariye, bakagerageza bakayimbonamo. Kubera iki? Kuko baramutse bayibonye umuti waboneka, ariko iyi ndwara ibuze baguha imiti itavura icyo urwaye. Ugize amahirwe uburwayi bwaboneka bakuvura ugakira. Ngiki kintu gikomeye. Sawuli nawe rero arwaye ubwo burwayi, kandi mu gihugu cyose inzobere z'abaganga muri icyo gihugu zari zihari, ariko ubwo burwayi ntibushobora gukira, ntibyakunda. Aratekereza ngo ahari bacuranze bakaririmba nshobora gukira, byakunda. Amagara abacuranzi yari abafite, baracuranga biranga, bararimba biranga. Ndagira ngo hari yenda biranashoboka ko yagiye no mu bapfumu be yari abafite aho ngaho ibwami. Aravuga ati nimundeberemo, mfite ikihe kibazo. Barareba biranga, baravuga ati ntago ikibazo ufite tubona cyashoboka, ntago tuzi ibyo ari byo, nihute. Ngo baragiye, umwe aramubwira ati ariko ndagira nkubwire ikintu gikomeye, twebwe byatunaniye ariko hari uwabishobora. Ati ninde aherereye he? Ndagira nkubwire uzakemura ikibazo cyawe, ashobora kuba atari kure, waragiye gushakira kuraho yenda ubona byakunda, washakiye inzira aho zitari. Dore inzira ahantu niziri nkurangire ziri ku Mana yonyine. Imana yaremye ijuru n'isi, niyo ifite ububasha mu maboko yayo yo gukemura ibibazo byawe. Miryango, abavandimwe, inshuti, iki ufite ibintu bikugoye utabwira abantu, ufite ibintu bikuvunnye utabwira abantu, ufite ibintu biremereye umutima wawe utabwira inshuti, utabwira n'umugore washatse cyangwa umugabo washatse, utabwira umuryango washatsemo ngo babikemure kandi bafite ubushobozi. Ariko reka nkubwire, iri hejuru y'abafite ubushobozi irahari, niyo yonyine yagukemura ibibazo, umutima wawe ugatekana ukaryama ugasinzira. Kandi iyo yonyine utaravugira bireba, utaranasenga imenya ko nibyo ugiye gusengera, ikabasha kureba umutima, niyo yonyine ifite ububasha n'ubushobozi bwo kurondora imitima, ikamenya iby'imitima isaba n'ibyo yifuza tutarasaba. Uyireba ukayitegereza. Imana yaduhamagaye ifite umugambi mugari ku muntu wese uraha ngaha. Umuntu wese waje mu iteraniro rya kabiri, ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana ifite umugambi muremure ku buzima bwawe. Hirya y'imiryango utareba, hirya y'abavandimwe, hirya y'ubushobozi utabona bwakemura ibibazo byawe, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Hirya yo kudepoza no kugerageza impande zose bikanga, jambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kugira gute kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhorohamye iteka ryose. Hari ibyo wiringiye biranga, ariko najya nkubwire ngo ni wiringira Uwiteka. Twari kuvuga ibintu bigera muri 5 biranga umuntu wiringiye Uwiteka by'ukuri, ariko mu mwanya mutoya reka mvuge bikeya. Najya nkubwire ngo kimwe cyo kwiringira Uwiteka biri gusaba kuzamura kwizera kwawe, ukava hatagaragara ukagera ahandi hantu abantu batakubona. Niba ngo bigusaba kwimuka ahantu utuye, ntago mvuze karitsiye, ni ukwimuka ku musozi umazeho igihe ukagaragara nk'uwasubijwe kandi ibibazo bigihari. Ntago munyumvishe, hari uburyo Imana igushakamo. Imana irashaka ko wimuka ku musozi w'ibibazo ukagenda nk'uwasubijwe kandi byiyongereye. Cyo kiratera Imana guhaguruka ku ntebe yayo y'icyubahiro, imanukira gukora icyo itari yagambiriye. Biratuma Imana ihagurukira kuza guhindura ibitari byayihagurukije. Bivuze iki? Wamaze kuzamura kwizera kwawe, kuva hasi kurazamuka kurenga ahantu uhagaze. Mbwiye abantu mu kanya twari turi kumwe hepfo, ndababwira ngo turimo turubaka, ubushobozi bwacu bwarangiye. Nibyo bwarangiye, biragaragara ko bwarangiye. Ndetse nkubwire, ushobora kuba ufite amafaranga ariko ibibazo ufite birenze amafaranga ufite. Bivuze ngo ibibazo ntago byakemuka, ariko birashoboka ko turenze ibyo ngibyo. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkorera yiyanga yikorera umusaraba we agire gute aze tugende. Ntabwo twebwe uyu munsi twicaye aha ngaha twahagombye kuba twicaye aha mu itorero rya ADEPR, twagombye kuba twagiye no mu yandi madini arahari.
abadamu n'abakobwa, aratubohora ku bintu byose kandi akakubwira ko tuzajya no mu ijuru. Kuba wicaye uteze igitambaro, abandi basokoje udusatsi nk'utwo, hari n'uwaje ahanga asokoje byamunaniye byanze, aravuga ati ariko reka ne gukerwa iteraniro mfe gukubitamo kambukusha ariko ngende. Bivuze iki? Bivuze ko wariyanze wikorera umusaraba ukurikira Kristo, kandi ibyo bisobanuye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ubugingo bugize gute? Burahari. Ubyibuke, Petero niwe muntu wafashe iya mbere yo kugandisha abandi, kandi nta nubwo wanamurenganya. Ntabwo yari azi ibyo akurikiye, ibyo ari byo ntiyari azi n'iyagiye. Yesu aramuhamagara, amusanga ari mwaroba, aramubwira ngo nkurikira. Shyira indobani hasi, arakurikira. Mwaka urashira 2 3 irashira 15 ishize, sinzi imyaka aho ngaho myinshi yari itambutse nk'uko nawe ubibona. Aravuga ati ariko ibi bintu by'uyu mugabo, miryango yacu twasize, bana bacu twasize, niba baranakuze niba ntabwo tuzi uko bimeze, babayeho bati. Agambirira gusubira inyuma, nkuko nawe wagambiriye gusubira inyuma, wagambiriye kugwa, wagambiriye kunanirwa. Hari ibintu umuntu akwereka bigaragara, ariko ibyo akwereka bigaragara ni urupfu. Yesu ngo amwitegereze mu mutima, abona yanamutse, abona yananiwe. Ahindukira kumureba, aramubwira ngo Petero, bimeze bite? Unanijwe n'iki? Usubiye inyuma kubwiye mpamvu ugiye he? Petero aramubwira ati nyamara ibyo natekerezaga nibara y'umubwira. Aramubwira ngo Petero, winanirwa nubwo urugendo ari rurerure, ariko ndakwiringiza ibintu bibiri uzabona nyuma y'ubu buzima. Kandi icyambere, nyuma y'urupfu hari ubugingo. Icya kabiri, nyuma y'uko ubona ibi byose ugomeje kunkurikira kandi ukankurikira neza, nzagukubira 100 z'ibyo wasize. Reka mbabwire, ibi twihanganiye ukemera gutukwa, ukemera gukubitirwa no muri uyu murimo, ukawihanganiramo, ndaho kubwira ngo ihangane. Kristo wenyine niwe ufite ingororano z'icyatumye aguhamagara, kandi yaguhamagaye no kwizerwa no kubikora izagira gute? Zabikora. Winanirwa, wicika intege, Kristo agufite mu maboko kandi ntazakurekura. Uwo yafashe yaramufashe, ntabwo azamurekura. Uyu mwana w'umusore ntabwo yari afite ibyiringiro, kandi nusoma Bibiliya cyangwa se ukajya no kwiga, ntabwo uyu muryango uyu mwana yahabaye nko mu buzima bw'ubupfubyi, kuko burya abana bagiye baba kwa mukase, hari ba mukase bagiye abantu bagiye baba babi, bajya baba ubwo buzima bakabubamo bugoranye. Nawe se uratekereza gute wari gufata umwana wabyaye? Njya ntekereza, burya umugabo ashobora kukurihira ishuri, agabo muri aha ngaha, kanakugaburira, ibyo birahagije. Kuba wanariye wanize, ibigeretse hagati y'ubwo buzima ntubimubaze. Umugabo uramubwira uti papa, urukweto rwashaje. Ati inkweto naguze ejo bundi mu kwa mbere ishaje ite? Inkweto yo mu kwa mbere ishaje ite? Ubwo hirya y'ibyo byose n'ibintu byose bizingiye muri ubwo buzima nta makuru. Reka aravuga ati ntiwariye? Uti nariye. Ishuri bakwirukanye? Oya. Minerva amakayi yabuze? Uti oya. Bike wabuze? Reka. Umubwiye uti nkeneye amakayi nibura nk'180. Najya ngasaba papa amafaranga, nkabona ntari buyame, nkamucunga, turi bwigana amakayi 15 nkasaba 40. Ngane papa, nti rero nibadusabye menshi, somo rimwe nkari kubamo nibura amakayi nkane, kuko ntiyari kujya kuyagura. Nkavuga ibitabo ntazi umubare, ibyo ntajya kubibaza, ntiyabona umwanya. Amafaranga akayama nkajya gukemura ibibazo, amwe nkayatanga no muri korari, ariko nkabona ko ibibazo bikemutse. Abagabo nuko bateye, ntago wabarenganya. Ariko umudamu waragenda akajya acunga na kakandi ntavugira hamwe iteraniro, kajya kura ko kabonetse, utanakamusabye akagategura mbere y'igihe. Reba nawe uriya mudamu wo muri rugo, umugabo afata umwanzuro wo kohereza umwana mu ishyamba, yemere ko agenda. Ubwo ari nka mama wawe yabyemera? Ari mama wawe yabyemera? Ariko nkubwire, umugambi w'Imana ushobora kubimwemeza ukajyayo. Umugambi w'Imana ushobora kumushorera ukamubwira uti nagende nta kibazo, azabaho n'abandi babayeho. Bene nyina bose barize bararangiza,
bandi biga n'igisirikare barakora. Ariko umwana w'imyaka 12 bamwohereza y'ishyamba ajya kuragira intama. Ariko reka nkubwire, umugambi w'Imana uragukurikira, ukagukurikirana kugera ku rwego ibanye nawe no mu ishyamba, kandi ititaye kuri umwana ikohereza izindi mbaraga ziruta n'iz'abagabo bakomeye bafite. Imana ikoherereza imbaraga muri iteraniro mu izina rya Yesu. Imana ikoherereza imbaraga zo kurwana n'ibyo urwana nabyo kugera ku rwego wumva uramutse unaniwe, ariko Kristo wenyine agushyigikire akoherereza imbaraga. Ngiye gusoza, ariko reka nkubwire, uyu mwana aragenda yinjira iyo ishyamba, arakora. Imana yinjira ibwami, ifata Sawuli, atangira gufatwa n'imyuka mibi. Nawe murabizi abantu bafashwe n'iyo myuka ukuntu bigenda, baragerageza biranga. Ariko Imana yo yamaze gutekerereza umuryango uciriritse, irawitegereza, irawureba wo kwa Yesayi, ibona hazava umwami kandi hazava ukomeye. Aravuga ngo nyamara twebwe nubwo byanze, ariko hari umuhungu. Haleluya! Hari umuhungu, hari umugabo, hari umudamu, hari umukobwa umaze igihe kirekire ku musozi, yinjiye ahangaha amasengesho yasenze yakemura ibyari byaranze gukemuka. Aravuga atarahari. Bidatinze ahita tumaho Yesu aramubwira ngo nyoherereze umwana wawe Dawidi. Kandi umva ikintu yageretseho we, ngo uba mu ntama. Ese urumva byakunda ko umuntu uba mu ntama nawe yajya ibwami? Abantu baragiye inka, murabizi, umuntu abahumura, bamucishije muri dushe. Ariko icyo Imana ishaka ntabwo ireba aho uvuye. Ndashimira Kristo utareba akavukire, ndashimira Kristo utareba imiryango. Hari abantu bari mu iteraniro batazi base, batazi ba nyina, ariko umugambi w'Imana waragukurikiranye, none nawe uvuyemo umugabo ukomeye. Umugambi w'Imana uragukurikiranye, we uragushoreye. Jambo ryaravuze ngo watumenye utaraturema, tukiri insoro mu nda za ba mama. Wari uzi ko umugambi wawe uzatugeza Sejembo? Wari uzi ko umugambi wawe uzaturirimbisha muri korali Impanda? Wari uzi ko umugambi wawe uzaturirimbisha muri Mayendereyo? Wari uzi umugambi w'Imana uragushorera kugera ku rwego Imana iguteje intambwe ikakugeza aha. Reka nkubwire, ukurikije aho wavutse n'aho waturutse, ntabwo wari uzi ko nawe wakwitwa papa ntuza. Kurikije uburyo wavutsemo n'uburyo warezwemo, ntabwo wari uzi ko wakwitwa mama ntuza. Ariko tekereza uyu mwana arimo avuga ngo mama, kumva aravuze ngo papa, uravuga uti nanjye naba papa, nanjye naba mama, nanjye naba umukobwa ufite isura abantu bareba kavuga ngo naragukunze, nanjye naba umusore urambagiza umukobwa we akamwemera. Ariko nawe waba we kubera umugambi w'Imana, nawe byatora byakunda kubera umugambi w'Imana. Wabayeho nabi, urya nabi, ukura nabi, woga nabi. Twari dufite umuririmbyi aho naririmbaga i Muhanga, yaratubwira ngo iwabo kuva yavuka kurinza kuze, nibura kumwe umuntu amubye abatacyuhagira umwana ngo yamenye ubwenge, abona abana bose bavukana ni umwana wa 7 ngo bogera kuri ya ntebe y'Ikinyarwanda. Yarinza kurabona araho, nawe niho yakarabiye, n'abamukurikiye bo babye abana 13 bose kugera ku wa 13 bari batarahindura intebe yo kogerwamo. Bari barafashe intebe y'Ikinyarwanda, kumwe bayicaho igenda ifukuka, bakajya bashyiramo amazi bakuhagira umwana. Ariko nawe ni umugambi w'Imana. Uyu munsi ni umugabo ukomeye, ni umugabo umeze neza. Ntabwo yarazi ko Imana yamushoreka mugeza ku mugambi w'Imana. Yaratubwiye ngo yageze Muhanga bwa mbere bamujyanye muri dushe, ngo bamujyana muri ya dushe ifite amazi yo hejuru, akaraba igihande cyo hasi, yibagiwe gukaraba hejuru, ngo yumva uko biri kose atategaho ngo bikunde. Aravuga ati mva muri dushe. Baravuga ati se ko woze hasi ukabutoze hejuru? Ati hari amazi katuruka hejuru nakogana, ari amazi utezeho umutwe ntiyakwica. Timumi basense ukemo nkarabe mu mutwe no mu maso. Ariko uyu munsi nawe arimo arogera ahantu heza. Naho uyu munsi yarazubatse, ni umugabo umeze neza, ni umugabo ukomeye hariya mu mujyi wa Muhanga, utatekereza ko yamera gutyo mu banyamafaranga nawe abarwamo. Ariko turashimira Kristo ko umugambi w'Imana udukurikirana. Ngo umwana w'umuhungu ageze ibwami ahageze, akimara kuhagera ngo bamwitegereze, ako kanya ngo Sawuli
ataranafatwa n'imyuka mibi ngo ahita amubenguka yumva aramukunze, yumva igikundiro kiramufasha. Data agukunde kugera ku rwego aguhuza n'ibyawe wabuze. Data gukunda urukundo rutuma guhuza n'ibyo wari waratakaje. Data gukunda urukundo rutuma gukuruza neza y'umurunga we kugera ku rwego nawe uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma nagira gute kuko umwami Imana azantabara. Iyo uririmba iyo ndirimbo uraryama ugasinzira kandi waburaye. Iyo uririmba iyo ndirimbo urayiririmba neza ukabyuka neza ukaza muri korari kandi umugabo yaragutaye kuko umwami azagira gute azana. Nicyo gituma ntamwara ubibwira Satani. Ubibwira Satani kurutumva nkubwire Satani nubwo unyihebesheje nubwo unyiganishije nubwo udashaka ko ari cyo mbacyo ariko nzakiba kuko umwami Imana azagira gute azantaba. Wimwaza rero byo kutumwaza birahari ariko Data ntazemera ko tumwara kuko umwami Imana azagira gute azadutaba. Sawuli ngo imyuka mibi mufate, Dawidi ngo yegura inanga acuranga, aririmbye bacuranze. Musaba Imana ibahanda amavuta, saba Imana ibahanda amavuta kugera ku rwego muririmba tudasengeye abarwayi bagakira, kugera mu rwego mucuranga umuntu urwaye abadayimoni uri mu iteraniro agahita bavuga bati turagiye ntituzagaruka kandi mutamurambitseho ibiganza kuko umwami nazagira gute azana. Arangije ageze ku rwego abona ko bikomeye ntago matinda niho yanditse aravuga aririmba indirimbo aravuga ngo abiringiye Uwiteka. Ngo amaze kugera ibwami rya jambo twasomye ahita avuga ngo noneho menye neza ko ari wowe wenyine ufite ubuhare n'ububasha n'ubushobozi bwo gukiza abo wasize. Haleluya. Impamvu ni iyi, yari yarimitswe ari umwami ariko ageze aho hejuru atangiye kubona imirimo y'Imana gake gake. Neretse n'urwango rumugeze bashatse no kumuhiga ngo bamwice ariko abonye Imana igomeze kumukirisha imbaraga zikomeye. Ibonye Imana igomeje kugenda imukinga ibintu, Imana igukinga ibintu, Imana igenda imukinga gake gake. Yarambura inkota ngo amwishe, Imana ikamukinga ikarenga ikagenda. Aravuga ngo noneho najya namenya neza ko Uwiteka Imana yo mu ijuru ariyo yonyine ikiza uwo yagize gute yasize. Data gusiga amavuta agutambutsa muri uyu mujyi wa Kigali. Data gusiga amavuta agutambutsa imbere y'ibikomeye. Data gusiga amavuta agutambutsa. Aravuga ngo noneho abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kugira gute kunyeganyezwa. Ngo ahubwo uwo musozi vuga cyane, ahubwo uwo musozi uraruhamye iteka ryose. Jya ubwira abadayimoni ngo sinzagwa kuko niringiye Uwiteka. Bikwasamiye birahari, bibomboye iminwa ngo biguhitane. Hari byose Satani arimo kukunyaga byari ibyawe ariko ujye ubibwira ngo abiringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nubwo bitunyeganyeza byashe ariko Uwiteka utugose wenyine azatubambira amahema amanywa, azatubambira amahema ijoro, azatubambira amahema twabuze akazi, azatubambira amahema dukodesha bikunde, azatubambira amahema tuye mu mujyi wa Kigali abandi bawusohotsemo. Data kubambira amahema mu izina rya Yesu. Twasenze shaka gukoresha igihe neza umushumba akazongera akantumira. Amen. Data kubambira amahema, Data kubambira amahema kugotera hagati y'ibikurwanya, kugotera hagati y'ibiguhagurukiye, agugotere hagati y'ibikwasamiye ngo bikwice, kugotera hagati y'amagambo ashaka gukura mu nzu y'Imana, kugotera hagati y'ibigutero shuma bigenda biza buke buke. Data za kugoteremo hagati aho ngaho bizatuma ugira ibyiringiro bihamye, bizatuma ugira ibyiringiro bishikamye, bizatuma ugira ibyiringiro by'ejo hazaza uko ubuzima bwawe n'ejo buracyahari. Data waguhamagaye aracyahari. Reka dusenga Imana mwubike imitwe. Tekereza mugambi w'Imana wabanye nawe, mugambi w'Imana waragushyigikiye, mugambi w'Imana waragutambukije. Ntago wavuye mu mugambi w'Imana ugasubira inyuma, ntago wavuye mu mugambi w'Imana ukagwa, ntabwo wumvishije byinshi bigukura mu nzu y'Imana, ntago wumvishije amajwi ndetse na za telefone na message zikubwira ngo iyizire.
byakunda ntabwo wabyumviye gasubira inyuma ugacika intege umutima wawe ntiwihebye umutima wawe ntiwiganyiriye ntiwataye Imana ndetse ukaba utaranayimenya ariko abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni kwiringira Uwiteka ni umunara muremure kandi umuntu umwiringira azahora hazi naho ibitero bya nijoro byaza bya nimugoroba ntabwo bizagutinyisha ko Kristo akubambiye amahema yewe wacitse intege ukanamuka ugasubira inyuma mu mutima haguruka mu mwanya wawe tugufashe gusenga Imana haguruka nuzi ko yacitse intege nahaguruke dusenge haguruka nshuti y'Imana Imana iguha umugisha haguruka nawe nta kintu bitwaye mutambuke muze hano n'abandi muhaguruke mutambuke muze hano bwira Kristo ngo nyongera imbaraga bwira Kristo ngo ngera siga amavuta bwira Kristo ngo ngera unteze intambwe ngera usubize intege mu bugingo kuko niwe wenyine usubiza intege mu bugingo niwe wagusubiza intege mu bugingo nshuti y'Imana yewe mugabo nawe mukobwa ngwino Kristo ngera guha imbaraga ngwino Kristo ngera gutambutse rugamba rukomeye ruri imbere yawe biteye ubwoba bya nijoro birahari ariko uduhumuriza arahari ni Kristo uvuga ngo ni mukomere yaduhamagaye niyo kwizerwa Imana ibaha umugisha ariko umushumba akomeza abasengere n'abandi musigaye ubwo uragomeza witekereza ariko utambutse byakubera byiza bakagufasha gusenga Imana Kristo akongera akakugirira impuhwe n'ibambe nyinshi murakoze reka tubasabe mupfukame iteraniro ryose rihaguruke tugiye gusenga Imana sabe mwarimu Damascene atambuke agiye gusengera aba nanjye ndasengera iteraniro ryose dukeneye imbaraga z'Imana Mana bene data na bashiki bacu ijambo ryawe rije ribabereye indorerwamo hanyuma barireba barangije baryipimaho basanga ntibareshya naryo basanze batareshya naryo ribarusha uburebure ariko wowe wabazamura ukabageza aho ushaka wabakura mu byo bari barimo wabakura mu byabatsikamiye byabarushaga imbaraga bikabatwaza igitugu bikabatwara aho badashaka ariko kuko uri umunyembabazi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose babarira aba basore babarira aba bakobwa mu izina rya Yesu Kristo imbabazi zawe zibatwikire mu izina rya Yesu Kristo ibyabarushaga imbaraga uhereye umunsi wa none ijambo ryawe ribaha imbaraga mu mitima yabo kugira ngo babibwire ngo woya ibyabategekaga nabo babitegeke mu izina rya Yesu Kristo reka ijambo ryawe bumvise uhereye none ribaha imbaraga zibashorera zikabageza aho bashaka zikabageza ku rugero rukwiriye ubifuzaho ku buryo nabo ubwabo bategeka ibyabategekaga ngo bagirire neza bandukure mu gitabo cyo kurimbuka bashyire mu gitabo cy'ubugingo urakuze turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryumvikanye amatwi y'iri torero ryumvikanye amatwi yacu twese kandi rikaba riremyemo benshi ibyiringiro kugira ngo dukomere kuko tumaze kumenya ko umugambi wawe ni muremure urakomeje kuri aba basore bapfukamye urakomeje kuri aba bakobwa bapfukamye umugambi ni muremure ntabwo ugarukira hano ntabwo ugarukira aha ntabwo ureba imyaka ntabwo ureba akavukire ntabwo ureba uburebure n'igihagararo n'isura umugambi wawe uruta uko tuwutekereza turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Mana ishobora byose iri teraniro ryose reka uduhe imbaraga kugira ngo tugume mu bushake bwawe umugambi wawe ukomeze kutubaho turagushimiye turwanira intambara tuzi nizo tutazi ba mu ruhande rwacu udutsindire umubisha dukomeze haleluya duhe imbaraga ku manywa na nijoro dutera inkunga haleluya dushoboze ibyo tutari dushoboye turagushimiye kubyumvise tubisabye twizeye izina ryawe ryera amen munyure hariya bayobore impanda karibu mutambuke mubangutse tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo mutambuke muririmba indirimbo abacuranzi babanguke murarimba indirimbo nta chorus mubanguke muririmba iyo ndirimbo ariko munyemerere dushimira Imana kubw'ijambo ryiza twumvishije ry'Imana kandi mwerekeze ibiganza kumwigisha muvuga ngo Imana imuhe umugisha atubwiye ijambo ryiza rivuga ku mugambi w'Imana ariko
hereza ikiganza mugenzi wawe umubwire ngo umugambi w'Imana urakomeje. Haleluya. Iryo ni ijambo ryiza, urakomeje. Yego, niba wahaye ikiganza uri ruguru yawe n'uri hepfo yawe mubwire ngo umugambi w'Imana urakomeje. Imana iracyakomeje gukora, Imana iracyakomeje gutabara, Imana iracyakomeje gukiza, Imana iracyakomeje gukora imirimo. Umugambi w'Imana urakomeje ku bugingo bwacu, tuyikomera amashyi tuyishimira ko umugambi w'Imana ukomeje. Korali Impanda bararirimba indirimbo dutanga icya 10 n'amaturo. Tuzaguma mu nzu y'Imana kugira ngo umugambi w'Imana uzakomeze kutubaho. Turatanga icya 10 n'amaturo, birashoboka ko yafite kuri telefone. Momo ni ziriya ziri ku mpapuro z'umuhondo, na hariya ku nkuta hari izindi mpapuro z'umuhondo ziriho ziri mu ikadre. Kode ni 077911. Ubwo rero buri wese ugiye kurambura ikiganza cye akora mu butunzi atanga icya 10 n'amaturo, aho tugiye gukura, Imana ihongere kandi iduhe umugisha. Karibu. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro arayikorera. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Twahinduwe bashya ubwo twageraga ku musaraba. Twatuwe ya mitwaro yose twari twikoreye.
haleluya. umubabaro wanjye wahindutse ibitwenge, intimba ihinduka ibyishimo, nubwo wasuzuguwe n'amahanga ugahemurwa bwacu, twagize agaciro kubw'amaraso yawe. Umubabaro wanjye wahindutse ibitwenge, intimba ihinduka ibyishimo, nubwo wasuzuguwe n'amahanga ugahemurwa ku bwacu, twagize agaciro. Nanone umubabaro wanjye, umubabaro wanjye wahindutse ibitwenge, intimba ihinduka ibyishimo, nubwo wasuzuguwe n'amahanga ugahemurwa ku bwacu, twagize agaciro kubw'amaraso yawe. uhimbazwe uhimbazwe Yesu mwami w'abami, kuko wemeye kunyiza. uhimbazwe uhimbazwe Yesu mwami w'abami, kuko wemeye kunyiza. uhimbazwe uhimbazwe Yesu mwami w'abami, kuko wemeye kunyiza. haleluya. reka tuvuge ngo korari impanda, imana ibahe umugisha. Nabo baratanga amaturo, turi gutanga amatangazo, ariko se iyo ndirimbo iyo tutayibaha mwari kuzayiririmba ryari? Uyu munsi muri uyu mwanya iyi ndirimbo yari y'aka kanya, mubonye ko bihoye neza. Ubwo rero imana ibahe umugisha. Abanyamasengesho basenze, iri teraniro barisengeye, niyo mpamvu bimeze neza. Nk'uko mubizi turi kubaka inzu y'Imana, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko inzu yayo niyuzura abazayinjiramo bose, ndetse n'umunyamahanga uvuye kure azayegeramo akagabana ku migisha. Rero turi kubaka inzu y'Imana, kandi Imana yatangiye kuduha imigisha kubera ko dufite igitekerezo cyiza. Ni gahunda dukora buri cyumweru yo kubaka inzu y'Imana. Nimuzana amafaranga rero nk'uko bisanzwe, kandi mubanguke amasaha arimo aragenda. Imana iguha umugisha, nimuyazane vuba vuba. Imana abana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Kubona umwana azanye igiceri, muzi ukuntu bakunda bombo. Imana ibaha umugisha, abana bakuzi baha ubwenge. Murakoze cyane. Aho dukura Imana igihongera iduha umugisha, nukuri turawukwiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abafundi biragaragara ko iki cyumweru bazahembwa. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Aho mukuye ihongere, Imana ibaha umugisha, Imana ibahe umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Gukorera Imana nta gihombo kibamo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Imana ibaha umugisha. Murakoze, 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 murakoze. Imana ibaha umugisha. Reka dukoreshe na telefone. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze cyane, murakoze. Murakoze. Muri iki cyumweru rero hari inkuta zitari zigezeyo, zagezeyo. Ubu twerekeje imbaraga kubaka inzu zigeretse ahangaha kuri iki gihande, ahazaba amabiro, ahazaba ibyumba by'amasengesho. Aha twatangiye kuhazamura. Muri iki cyumweru dushobora kumena n'amayesikariye mo ndani. Imana yavuze kera ko izabakura aha ikabajyana muri etaje, none irimo iragenda ibikora neza. Nimuyikomera amashyi, kuko Imana ivuga ijambo ikarikurikira kandi yarangiza ikarisohoza. Ni igitangaza guturuka mu mujyi urimo urareba kwa Mana ahangaha. Hari abantu benshi basigaye bavuga ngo bacuye umuhanda ngo barimo barareba iyi nzu y'Imana.
satani arimo arasuzugurika. Hari igihe kimwe nazanye umuntu w'umukire muzanye ngo adufashe, twari twamaje kumena iyi dare, arareba ati se buriya abantu basengera Imana nibo bafite ibitekerezo byo kubaka inzu? Batekerezaga ko tudafite ibitekerezo. Usibye kugira n'ibitekerezo dufite n'Imana, dufite Imana. Kandi nanone wareba ahangaha, wareba ubona bidasa. Iyi nzu yuzuye ari nk'inzu, ahangaha nta nubwo haba igikoni. Mbese Imana igiye kudukura kure, igiye kudukura kure. Reka tuyikomere mu mashyi, tuyishimire ko igivuga bikabaho, yategeka bigakomera. Uko bimeze uku nguku n'abantu bajyamo bagasenga, bifite isura. Nihabwe icyubahiro, data niyubahwe, amen. Turakomeje rero, mukomeze musenga Imana, kandi Imana ikomeze kubaho umugisha, ibaha amafaranga. Turimo turakora cyane, umuntu agatanga henshi cyane kugira ngo byihute, ariko bizuzura. Ibyatangijwe n'Imana ntabwo ibisigari ibice, izabyuzuza. Kandi tuzicaramo duhereze Imana icyubahiro, tuyishimire. Uyu munsi rero twari twavuze ko tuzafasha abakene, tuzatanga ituro ryo gufasha abakene. Murabyibuka? Kandi nshimiye abakristo bazanye inkweto, bazanye imyenda. Hari abamaje kumenya ko hari abantu batambaye, kandi koko hari igihe umuntu aza akavuga ati mushumba, kuko mutakimbona, ati mfite umwenda umwe. Ati rero hari igihe ngufura ntiwume, wowe ufite myinshi. Iyo twabivuze gutya, ujye wumvira umwuka. Banyibukije akanyenyeri. Ko mwari mucecetse? Maseri, ko wari wacecetse? Reka dufate telefone dukanda akanyenyeri ko kubaka. Murakoze cyane. Muba muri maso rega, satani ntiyaturiganya. Akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, kode ni yayindi. Ni 07 kangahe? 91, 56, akanyenyeri ugashyiraho amafaranga. Niyo wakwibeshya kuri 0 ugashyiraho nyinshi, ntiwibeshya ariko ushyiraho nkeya, ushyiraho 0 nyinshi. Warangiza ugakanda. Sawa. Niba ufiteho amafaranga, udafiteho tari itike, tari ayo gukemura ikibazo wasize, ari umugisha ufite. Momo ni zino ziraho ku nkuta nini, ziherukwa na 56, watanga umusanzu, hakaboneka sima, tugahemba abafundi. Murakoze. Tugiye gutanga amafaranga rero yo gufasha abakene. Dufite abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye, ariko mu iteraniro rya mbere twabikoze. Abafite amafaranga bakumva bafasha abakene, mwabikora nta kibazo. Kandi abafite imyambaro mwayizana, bafite inkweto mwazizana, ariko atari imyambaro ishaje, atari inkweto zacitse, ibintu bizima, nawe umwenda wakwambara ukaza gusenga. Hari abantu batarimo baraza gusenga kubera ko nta nkweto, nta myambaro, kandi twarabitangaje. Murakoze cyane. Murakoze. Dukora uyu murimo turaba dutanga amatangazo. Nanone rero nyuma y'ibiza byabayeho mu gihugu cyacu, mu turere dutandukanye, abanyarwanda benshi bari hanze, abandi babuze ababo kubera imvura yaguye ikica abantu, igasenya ibikorwa remezo. Hasenyutsemo n'isengero zigeze kuri 4, hapfuye abakristo bageze muri 64. Abantu benshi bari hanze, amashuri yarasenyutse, n'inzu nyinshi cyane. Ubwo rero itorero rimajije kubibona, ryasanze hakwiye kubaho igikorwa cyo kwifatanya n'abanyarwanda bose muri rusange, tugashyiraho gahunda yo gufasha aba bantu bagize ibiza, bene wacu, kandi tunabasengera Imana bakiri mu bitaro, tugasaba Imana ko yabakiza. Ubwo rero ibi byumweru 3, iki cyumweru n'igitaha n'ikizakurikiraho, tuzakomeza gukora ubu buryo, dushyiraho iki giseke cyo gufasha iyi miryango, ndetse n'abantu bafite imyambaro muzayizane, tuzabikusanyiriza hamwe mu rwego rw'itorero, no mu rwego rwa paruwasi, no mu rwego rw'ururembo. Hari benshi badafite aho baba, harasenyutse, amatungo menshi yarapfuye, imirima bari barahinze, imvura yaraje irakubura. Mbese ni ibintu bikomeye cyane, ariko mbasabe mutekereze bene wacu bafite iki kibazo,
nawe uzagira icyo ukora, inkunga yawe izabageraho, tuzakomeza gukora gutya. Mboneho n'umwanya wo gusaba icyumba cyo kuwa mbere n'icyumba cyo kuwa kane n'amateraniro yose, iri tangazo rizajya ricaho kandi hashyirweho igiseke, twegeranye ibintu dufashe abantu bababaye. Murakoze. Amatangazo dufite none nuko ejo kuwa mbere dufite igicaniro cy'amasengesho nk'uko bisanzwe. Iki gicaniro cy'amasengesho gitangira saa 2, kandi ahangaha haba harimo harakoreka imirimo n'ibitangaza. Imana yavuze amasoko aha yarabikoze. Ubwo rero mu gihe wabonye umwanya cyangwa hari umuntu wagusabye wakubaza ati nasengera he, ujye umwohereza aha, kandi mujye muza muzindutse, dutangira kare. Kuwa mbere abagabo kandi barasenga saa 12. Mbonereho kubwira abagabo bose ko inkingi yabo igomba kuzamuka kandi barimo barabikora. Kuwa kabiri ababyeyi bazakora amasengesho y'iminsi 2, azatangira kuwa kabiri agasozwa kuwa gatatu. Mbonereho n'umwanya wo kubwira abagore bose ko bazamura inkingi yabo y'abagore, abayobozi babo babahamagara bagaha agaciro ibyo bababwiye, kandi muzaze gusenga. Iyo habayeho amasengesho y'abagore haba hari ibintu bidasanzwe Imana igiye gukorera iryo tsinda. Abagore muzaze gusenga rero. Dusoje iri teraniro, urubyiruko rurabonanira hariya muri sale, kandi ku cyumweru tugira amateraniro 3, irya mbere saa 9:30, irya kabiri saa 3:45, irya gatatu saa 6. Kuwa gatatu hazasenga zone ya Kigarama saa 11:30 n'izaterana n'abandi babyifuza. Kandi kuwa kabiri ku itariki 9 twatumiriye abantu kugira ngo baze bahugurwe. Umuntu wese w'umwigisha, umuntu wese uyobora gahunda, umuhanuzi, umuririmbyi ku giti cye, umuntu wese ufite impano itandukanye, tuzabahugura kuwa kabiri guhera ku isaha ya saa 12 kugeza saa 3. Uzageza saa 12:30 tuzamubohora, kandi umuntu tutazabona ababandi bose mutumira mu byumba by'amasengesho mugashyiraho ko ari abavugabutumwa bose bagomba. Ni ijoro ry'impinduka, tuba dufite umugisha w'Imana mu ijoro ry'impinduka. Korali Gosheni ifite urugendo rw'ivugabutumwa, izajya mu rurembo rwa Gihundwe, ariko twabasabye ko bazaza gufata amavuta ahangaha mu ijoro ry'impinduka, bakaza bakaririmba hamwe n'izindi korali ziteganyijwe. Bazagenda muri iryo joro kuwa gatanu, kandi muyisengere Imana. Twabahaye intashyo ndetse mubashyigikire kuko ruriya rugendo rurahenze. Uko uzashobozwa Imana izaguha umugisha. Ku itariki 21 ni ku cyumweru, iki nikivamo n'ikindi cyumweru tuzakora ifunguro ryera, ariko cyumweru noneho bivuga ko tuzaterana amateraniro 2. Irya mbere tuzariterana dusure inyubako, abakristo batahe. Tuze mu rya kabiri turiterane niturisoza twongere dusure inyubako, abatashye nabo baje bazaba barangije gutegura abanyetorero twegere ifunguro ryera. Niwo munsi tuzanasoza icyiciro cya mbere ku itariki 21 cy'inkingi. Ubwo rero tubaye tuvuze iryo tangazo kare kugira ngo abantu bazabashe kuzitabira kare aya materaniro y'ifunguro ryera. Andi matangazo tuzayavuga mu cyumweru gitaha, ariko nanone dufite abageni. Reka turebe ko aba basore baje n'abakobwa babandi baba ku byuma nibaze cyangwa babyihorere nta kibazo. Rukundo Patrick yaje. Rukundo Patrick turamwerekana mu rya gatatu, uracyari Nyarugenge. Ariko se witwa Ngabonziza Jean Bosco arahari? Ngabonzima yahageze. Amini tambukuze. Ngabonzima Jean Bosco, amini.
genda utuzaniye umukobwa witwa Ishimwe Rusi. Protokole bagiye badufasha bayobora abantu aho baca. Dufite uyu musore Ngabonzima Jean Bosco Amin, ni umusore wacu ahangaha. Uyu mukobwa atuzaniye amukuye muri ADPR Nyagatovu. Reka twongere dusabe umusore witwa Rukundo Pacifique turuka ADPR Nyarugenge, arazana n'umukobwa wacu ahangaha witwa Kayiranga Umutoni Karine. Tagenda umuzane mufata ikiganza. Barakoze cyane. Hari abantu b'abasore imitima irimo iradiha, bafite ibibazo bikomeye cyane, icyuya cyabarenze. Nimwihangane namwe, isaha yanyu izagera. Aha, mwababonye ariko. Amini, mwamubonye. Nahindukire arebe hariya hepfo. Nahindukire arebeyo. Rusi nawe nahindukire. Sawa, mutambuke murebe hariya mu mpanda, mutambuke mujye hariya. Amini, tambuke mujye hariya na Rusi. Abonye? Mugumaho ngaho. Amini nuko yabaye muto muto, ruhara rwari kuba rwenda kuza, ariko iki ni igihe. Sawa, byiza cyane. Noneho rero Pacifique ni umusore uturutse Nyarugenge, ariko uyu mukobwa witwa Karine ni umukobwa wacu ahangaha. Muhindukire murebe hariya, kandi murebe ahangaha. Aha, mwabibonye ariko Pacifique nawe haburaga gatoya, yari kuba atangiye guhindurirwa izina yitwa umuhungu, ariko iki ni igihe. Nibanyegere rero dufata ifoto, nta birori bitagira ifoto. Siko bimeze se rwose? Ese uyu mushinga w'aba bene data n'abashiki bacu murawemera? Nimurambura ibiganza turebe. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Noneho rero umushinga wanyu barawemeye, itorero rirawemeye. Aba baraje barabitubwira. Aba basore mubona bafite urukundo, aba bakobwa nabo bafite urukundo rwinshi cyane. Baba abantu barakundana. Mbahaye promosiyo, mufate mu kiganza, mutambuka gake gake mujye kwicara. Umukobwa umujyana aho wamukuye, mugende muri uwo muziki, mugende gake gake, ariko mugende gake gake. Murakoze.
mbonereho umwanya wo kwibutsa abantu babana badasezeranye, ubwo ni abagore n'abagabo bari bafite inshingano zitandukanye muri iyi minsi. Twabanje kubasanga ngo babanze basezerane, kandi mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 21 ku ifunguro ryera tuzabaha itariki. Tumaje kugira abantu benshi bazasezeranira rimwe, kandi abasore nahereye kera mbabwira ngo nimuze, namaje kubona kuri kalendari ko umwaka wuzuye w'ubukwe. Dufite abageni benshi cyane, umwaka wuzuye. Ubwo rero sinzi ibyanya aba basore ko bimeze, niba tuzajya tubashyiraho muri 5 ku cyumweru kimwe. Imana yumvishije gusenga, umugambi w'Imana urakomeje, abakobwa bacu n'abasore. Kandi rero wa mukobwa wanze kubyemera, ikimenyetso nuko mbivuze. Noneho nagaruka umubwire ngo ndabyemeye. Murakoze rero, reka mbasabe muhaguruke dusoze iri teraniro rya kabiri. Dushimiye abakoze imirimo ya protocol neza, Imana ibahe umugisha. Dushimiye Benaya Worship Team, dushimiye Maendeleo, kandi dushimiye korali Impanda. Mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Dushimiye umwigisha wacu Rafiki, yatwigishije neza. Hari igihe umuryango ufunze ariko ugafunguka, kandi buryo umuryango wafungutse ntago wongera kwifunga. Ngo Imana yafunguye ntawagira gute, ntawafunga. Igihe rero ni iki, yatwigishije neza, Imana imuhe umugisha. Ariko nawe wateranye, yaba abasangwa n'abashyitsi, mwese Imana ibahe umugisha. Iki cyumweru rero buri wese azahahe kandi azaronke. Mu byo tuzagerageza gukora byiza, Imana izadushyigikire. Abantu bacuruza bafite amaseta atandukanye, amaseta yanyu abadayimoni bazayahunge, muzakira umugisha w'Imana. Abacuruzi rwose muzacuruze mwunguke. Abafite business muzahirwe. Abafite ba boss bakorera bazabarebe neza, ntibazabarebe nabi. Abatwara ibinyabiziga, Imana izabarinda impanuka. Ababikoresha mu buryo bw'ubucuruzi muzakira umugisha w'Imana. Abafundi n'abayede namwe muzabona umugisha w'Imana. Abantu badakora badafite akazi, Imana izabaremera ibihe kandi izafungura amarembo afunze. Tuzabone kugira neza kw'Imana. Mana turagushimiye, mu nzu yawe niho honyine dukura amagambo aduhumuriza. Reka iyi migisha yose izatubeho muri kino cyumweru. Reka tuzahahe kandi tuzaronke, tuzabone kugira neza kwawe mu maso yacu. Ibiduhiga uzabihige, ibiturwanya uzabirwanye. Uzaturwanira intambara tuzi n'izo tutazi. Uzadutsindira umwanzi, uzaduha amahoro yo mu mutima, uzaduha ibyishimo n'umunezero, uzaturinda amarira. Turagushimiye, gendana na buri wese. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen.